Tunamshukuru Mungu aliyekuwa pamoja na sisi. Ona tumeamka tukiwa hai. Mungu aliyetenda hiyo yote apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Tutasimama kwa ajili ya usomi wa maneno ya Mungu. Kitabu cha Waefeso sura 6 shairi ya 10. Waefeso sura 6 tukianzia shairi ya 10. Tukasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ndakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero utware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzabasha kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Turasenga. Turamushimye, turamuhimbaje kuko uduhaye, turakwinginga ngo tugeze imbere y'ubwiza bwawe, umanukwe urugara natwe. Twakubona mu bice byabanje, turakwinginga ngo muri icyo gice nyagase tugezemo nacyo uze ukiyobore, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ari ryo ntabwo cyubahiro. Uze wibere ku murimo usanzwe ubigenza, uze wivugire nk'Imana, ntaba ari twe data ubwawe, uze ari wowe uhagarara kuri kino gicaniro maze ukore umurimo wawe. Fata byose, ubone byose, utwambure intege y'ukwambika imbaraga, udusiga amavuta yo gutegera amatwi amagambo yawe, twipambaje uza Yesu Kristo. Basha kwicara. Tunaweza keti. Izina ry'Uwiteka Imana ntabicyubahiro. Jina la Bwana Mungu lipewe sifa. Izina rya Yesu Kristo. Imana yacu turishimye cyane ngo kugira kwibona mu bikari bye tukiona marangoni benshi batambutse. Kuna wengi walipituka batakiri ambao hawangali. Mimi atavuze ngo uwo mwenda ataragiye. Ndugu alisema kwamba alienda kwenu. Ngo yisaha yawe ngeze uragenda. Wakati saa yako ilitimuna kwenda. Buri muntu wese azahemberwa ibyo yakoze. Kila mtu atalipa kadiri na matendo yake. Kama ulitenda kama utenda yagiye ibyo yakoreye ibyo yagiye guhembwa atalipiwa. Isaha yarigeze ngo saa yake iliwasili kabisa. Kila mtu imani kiguha umutisha. Wakati Mungu anakuazima uhai, urera Imana tumikia Mungu ufite umwete. Tumikie kwa bidii. Korera Imana ufite umwete. Tumikia Mungu kwa bidii. Amen. Amina. Igihe turimo, maana wakati tumo, wakati naharakisha. Wakati naharakisha. Sasa wakati naharakisha, inakubidi na wewe. Amina. Tugarutse mbere y'Uwiteka Imana. Tunarudi mbele ya Bwana. Tulikuwa hapa tukisikia uyobe. Usipotoke Imana ninegurizwa. Maana Mungu asije kulipua. Icyo umuntu abiba wakati tunapanda nigeta nubiba masaka kiba mutama uzategereza inga. Nubibingano uzategereza uburo. Nubibingano uzategereza ibigori. Icyo uzareba icyo uzasarura. Nubibinzangano nani uzasarura. Nubibishari nani iryo.
icyo ari cyo cyose uzabiba nta n'icyo uzasarura. Imana ati rero ubwo bimeze bityo ni mukorere Uwiteka Imana, mukore Uwiteka Imana mukana mukundane rwose, ariko cyane cyane abo mu nzu ya Bera, nyumba ya Mungu, abo wale mukunde abandi bose, mpende wengine wote, lakini sana sana wa nyumba ya Mungu. Burya abavukanye nubona abavukanye banganye, urwo rugamba Bibiliya kuvuga ngo kugira ngo abo bantu bahuze wale watu wapate kukutanisha no kujya gutera umudugudu kwamba kuambia nchi unaibadilisha, kuko birakomeye, iko nguvu. Abavukanye wazaliwa pamoja, bikomeye cyane. Nasi tulizaliwa pamoja mu maraso ya Yesu, tulizaliwa damu ya Yesu Kristo. Ndio maana tunapaswa kupendana. Amen. Tugomba gukunda, tunapaswa kupendana. Kubera iki? Sababu gani? Kubuhinga kinachokuwinda kile kinachowinda dada, kile kinawinda Imana yacu dufashe. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Tugarukire mbere Uwiteka Imana, tukagoye tuganire tupate kuongea, tuweke juu ya lingine, twongere dukomeze urugendo, tupate kupongeza safari. Biblia yetu usiku inamalizwa na maongezi. Biblia yetu ile siku ya karibia, nawe ukaribie kuchongea Bwana Mungu. Hano turasomye hapa, tunasoma eti ibisigaye mukomere mu Bwana. Burya nta muntu n'umwe ukomeye, nta muntu n'umwe uvuga ngo njye ndaremereye, ahubwo twese dukomereshwa nande n'Uwiteka Imana. Bibiliya iti ibisigaye noneho rero ubwo bimeze bityo mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kandi mwambare intwaro zose z'Imana. Ibyo ubisigaye byose burya aho bigeze kuvuga ngo nta kurangara guhari, aho bigeze nta mikino ihari. Umwanzi akanuye amaso, umwanzi ari tayari. Nurangara umwanzi ntabwo arangaye, umva kurangara no gusigara. Nurangara urasigaye, nurangara umwanzi arakurasa. Isaha n'umunota ukurangaye, umwanzi ntabwo arangaye. Umva yumve neza ati Bibiliya iti ibisigaye mukomere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kandi mwambare intwaro zose z'Imana. Umva umusirikare w'ukuri yagiye ku rugamba ashyiramo inkweto. Kubera icyo ashyizemo inkweto, aranga kugira ngo adasitara. Ibirenge byamara gukomereka akananirwa gusimbuka, akananirwa kwirukankana umwanzi. Nicyo gituma ashyizemo bodutine hakiri kare, akayifunga neza kugira ngo atiruka n'amaraso agatambuka, arayafunga bien, akamenya ko afite umutekano. Kubera icyaha ari kubikora gutyo, ari kwitegura kugaruka imbere ye umwanzi. None kino gihe turimo abanzi ni benshi, kino gihe turimo Satani ari kuturwanya ashyizemo umwete. None kari kurwana ashyizemo umwete, urakora iki? Bamaso kesha, nutaba amaso ukarangara, Satani we ntabwo arangaye. Wewe kubera iki? Ari kurwanira mu gihe cye cya nyuma, ari ku isaha ya nyuma, kandi afite igihe cye cyarangiye. Nicyo gituma ari gukorana umwete. Imana nayo iti rero ubwo bimeze bityo mutware intwaro zose z'Imana. Amen. Mutware intwaro zose hatabuze n'imwe, hatabuze n'imwe. Amen. Intwaro zose hatabuze n'imwe. Aho kurwanisha imbunda, piganisha silaha, ntabwo harwanisha inkoni. Piganisha fimbo. Aho kurasa amasasu, piga masasi, ntabwo baharwanisha inkoni. Nyine n'imbunda. Sijani silaha. Ako muri kuvuga amata. Nasikia unataka mubyumve neza. Nukuvuga ngo aho amasasu, aho barasa amasasu, piga masasi,
Taburaza ni ngegene. Hautapaleta fimbo. Hapana. Yine ni imbunda ni yake. Ni silaha ndio inaajali hapo. Amen. Sikia. Nukuberiki. Sababu gani? Dufita hari amarembo menshi abanzi baca. Amalango ambayo hari umwanzi araza guteresheje amagambo. Unagota kwa none aho ngaho rero icyo bigusaba intwaro y'iki yo kwihangana. Hari abaza bagutereshe kwanga ubwo waje gutyo ugomba kumenya intwaro arwanisha. Utamenya intwaro arwanisha uzahagwa. Amen. Bitewe n'iki? Kubera ko nuhura na mwene data ngo arandeba uhita usita. Kubera usitaje n'iki? Nuko bakurebe. Kubera iki? Ikigusitaje nta nkweto wambaye. Kubera ko ngira inkweto ntabwo ari gusitara. Abatambaye inkweto basitazwa n'ubusa. Abatambaye inkweto basitazwa n'amagambo. Abatambaye inkweto basitazwa n'uko barebye. Abatambaye inkweto basitazwa n'uko bavuze. Ariko abambaye inkweto baratambuka n'ubabuye bagakomeza urugendo. Bambaye inkweto. Yumenye intwaro urwanisha. Aho ugeze bitewe n'intambara uhuye nayo umenya urwana nawe umenya n'intwaro arwanisha. Ariko ingorane dufite kutamenya icyo urwana nacyo icyo aricyo. Kutamenya urwana nacyo. Kubera kutamenya icyo urwana nacyo uzabona Kumbuka uboneka ariwe mwanzi wawe. Nubona mwene data uboneka ariwe mwanzi wawe. Nubona mushiki wacu uboneka ariwe mwanzi wawe. Uwo si we mwanzi wawe. Mwanzi wawe ni wowe. Umwanzi wanjye ni nde? Kubera ko nitsinda njyewe atsinda nje uzaba nanesheje. Amen. Nicyo gituma abana b'Imana dukwiye gukomeza urugamba ariko twambaye intwaro z'iki zose z'Imana. Amen. Ibisigaye dukomerere mu mwami. Imana n'umutoza mwiza ikora n'abatoje. Ibisigaye dukomerere mu mwami. Oya byumve neza. Shadraka Meshaki na Abednego babona urugamba ruturutse imbere yabo. Baravuga ahangaha rero umva barababwira bati nta yindi mana yashobora kubakiza umuriro nta n'imwe. Shadraka Meshaki na Abednego baravuga ati burya ni irembo ry'umwanzi. Twacanye n'umuriro kandi uri kugurumana kandi twawushiditse. Ariko Shadraka Meshaki na Abednego burya Satani adutenyuze muri uyu muriro. Ariko indwara turamuneshesha duhagarara kigabo. Duhagarare kigabo tutitaye uko umuriro kwaka kuko uyu muriro ntabwo turahanganaho no kubwiriza byinshi. Ntabwo turahangana ngo twarabwirijwe ngo twebwe no ahubwo igikenewe. Hari aho bigera hakaba hadakenewe ibibwiriza. Amen. Biga amatwi neza. Igihe turimo ntabwo ari igihe cyo gukina. Igihe turimo Satani ari gukora. Satani ari gukora kandi ntabwo akorera mu biti, akorera mu bantu. Shadraka Meshaki na Abednego aho bigeze mahali binafikia naho Imana itadukiza. Nta muriro twiteguye kuwinjiramo. Turawihanganira turawujyamo. Umwanzi aho yarabategeye abarashinze. Amen. Ingorane hari n'ushida inayo leo umuntu akaza ati dada Chantal kurya numvise Oliva ari kuvuga ubwo Chantal nawe akaye akaba yinjye arayikaraza yavuze umva nanjye ubwanjye arabaye umukobwa wanjye ataniona musika wa fulani. Aho ngaho rero Satani icyo yashakaga arakibonye.
Satani icyo yashakaga arakibonye. Ubwo arashyize jantare akaba amuhamije, ibintu birakomeye. Sasa vitu viko vita. Ariko kandi Lakini Bwana Mungu ibisigaye bikomere mu mwami. Mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi utwara intwaro zose. Chukua silaha zote za Mungu. Urugamba turi kurwana utwara intwaro zose. Chukua silaha zote. Zote. Umva. Sikia. Umusirikare yambara inkweto. Yesu anavaa agashyiraho umukandara. Anaweka mkaba. Kambara umukandara. Anaweka mkaba. Chuma kingira igituza. Chuma kinayofunga kifua. Buri kintu cyose akaba ari tayari. Utuma Imana nayo ubwayo mu gisirikare cyayo nayo ifite intwaro. Nayo ina silaha. Mu gisirikare cy'Imana naho hari intwaro. Uzi Imana yabangarije umusirikare ibagirwa intwaro. Anakosa kuletea silaha. Hapana, sikia vema. Ibisigaye bikomere mu mwami. No mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. N'uburiganya Ujanja. Satani na ujanja mukanishi ambayo ni makali. Satani ni njanja mu rwego rwo hejuru ku buryo udashaka kumenya uko byaba, ambaye hawezi kutambua, aguteranya na buri udashaka gutekereza ukantu gatoya akinjiramo gusa kubera ko uhindi mu bwango umusafiri akamunyima ubwo hakanya turanga pale chuki naingia. Satani ubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Amina. Ubwo batanzuye bizasubira mu kanisa yawe. Tarudi ndani ya kanisa. Niki wabuze intwaro? Umekosa silaha. Hepfo hati. Chini yetu. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'amategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Turwana n'ibitureba, turwana n'ibitureba tutabireba. Ibyo biratwitegereza, biratureba neza, ariko wowe ntubibona. Ibyo turwana nabyo Satani afite ibikoresho n'Imana ifite ibikoresho. Ntabwo Satani akorera mu biti, akorera mu bantu. Imana ikorera mu bantu, ariko Imana iti ubwo uri ku rugamba utwara intwaro zose z'Imana. Amen. Intwaro zose, silaha zote, hatabuze n'imwe. Usipokosa na moja, usiga imwe. Unaacha moja, nusiga imwe. Ukiacha moja, mugera ku rugamba, utafika kwenye vita, ugahura na rwa rugamba, unakutana ile vita, uzarwanisha icyaho, utapiganisha na nini? Niba ari intambara yo kwihangana, kama ni vita kusubiri, ni ukwihangana, ntabwo urahaza urukundo. Oya, niba ari ukwihangana ukwihangana, niba ari ukugira neza mwirarwana, muvuga aho kugira neza ntabwo urahaza n'amasengesho. Intwaro yose, silaha yote ambayo inapigana kwa wakati wake. Biblia yetu nuko rero mutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe gukomera umunsi mbaya. Umunsi mubi ni bya siku mbaya ni gani? Ntabwo umunsi mubi ari uko sino yaguye. Siku mbaya si sababu kama sino imeanguka. Leo sino imeanguka. Uyu munsi leo ngo sino yawe sino ilinyesha sana. Siku mbaya, umunsi mubi, siku mbaya cyagiye wahuye n'ikigeragezo, wakati umekutana na cyakujunguje, bila ambayo imekutingiza. Umva hahandi wumva ko hapo nasikia ibyawe birangiye, mambo yako, ariko ikigukeneye bisabwa ngo ufite intwaro. Uwe na silaha. Intwaro Silaha
iyo ntwaro ni gituma Imana nayo iravuga ati utwara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara uzuri upate kusimama usiposhindwa. kandi Pia murangije byose ukimaliza yote ubashe guhagarara kusimama bila kushindwa. murangije byose urugamba rukomeye uko byaba bimeze kose hari iherezo ryabyo tuzahagarara tudatsinzwe duhagarara imbere y'Uwiteka Imana kandi uwo munsi nidutabaruka tuzarimba kunesha awishima atabaye awinezerwa atabaye ahubwo yishima atabaruka kuko abatangiye urugamba ni benshi abatangiye barwana ni benshi ariko uyu munsi wa none bamwe baratambutse urugamba rwarabananiye barugwamo ariko Imana ihimbaza ubundi gikomeje urugamba. Amen. Amina. Bamwe barapfa mmoja wanakufa mukabarenga mugakomeza munavuka mudesha agapfa mukamurenga mugakomeza ntabwo urugamba umva nuva mu ntambara abapfuye ntabwo batuma urugamba ruhagarara ahubwo abapfuye batuma twongererwamo imbaraga zo kugira ngo dufate imbere. Ndio kabisa. Nasikia maneno haya. Aya magambo yako nguvu. Kuko Imana idushaka. Sababu kile ambacho ishaka ngo turwane kupigana kandi tuzatabaruka mu bate kurudi salama. Ku iherezo ry'urugamba Mwisho wa vita hari umunezero. Amen. Umva ntawutsinda atarwaye ntabwo bishoboka. Niwumva ngo baruna kababaye intwari Pawulo babaye intwari Pawulo yabaye intwari kuko afite ibyo yarwanye nabyo bagenda hari tuba tubaririmba kuko bafite ibyo barwanye nabyo abo bose batubereye akababore bakabesha nawe uzitwa intwari ariko nutarwana ntabwo uzitwa ikigwari. Pawulo ati Mudema yarantaye kubera icyamusaye bari kumwe ku rugamba ariko abonye bimunaniye aramusigara ingenzi. Natwe hari benshi badusize ku rugamba ariko urugamba ruracyakomeye ariko tunari kurwana. Turwana n'iki? Imyuka mibi y'ahantu ho mu nzu ibitureba tutabireba ariko icyangombwa ni uko dufite intwaro zo kurwana tugasobanukirwa ibyo turwana nabyo ibyari nabyo. Ndasi ntabwo ari umwanzi wawe. Basi sio adui wangu. Hapana. Ndasi ari umwanzi wawe. Ndasi sio adui wangu. Ahubwo umwanzi wawe. Bali adui wangu ni mimi pekee. Mimi n'insinda kamere y'umubiri ngatsinda uyu mubiri nkabaneshe n'insinda umujinya uba muri njye ngatsinda uburakari buba muri njye ngatsinda ishyaka riba muri njye ngatsinda kubeshya kuba muri njye ngatsinda kunyagurana kuba muri njye nzaba nanesheje. Ariko ingorane dufite mbona ko Chantal ari umwanzi nkabona ko Frère Didasi ari umwana nkabona ko Frère ari umwana. Oya abo si bo banzi bawe aho umwanzi wawe ni Satani n'umubiri wawe. Abo ni bo banzi wale ndio maadui tunayo. Abo banzi kwara wale maadui vile nicyo gikomeye hicho kinakuwa ariko Imana ifashe kurwanya ikiganiro bate kusimama cyane turwane neza. Telefo hati chini ya dini muhagarare mushikamye. Simameni imara. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Mukivaa kweli. Kweli. Mukenyeye iki? Mukivaa kweli. Ukuri. Kweli. Muri za ntwaro dufite. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Kweli. Sasa siku ya leo tusigaye tubeshya tunadanganya tukavuga ibitari tukavuga ibitabonye kubera icyato biriti muhagarare mushikamye mukenyeje ukuri.
Ukivaa ukweli. Udafite ukuri. Kama huna kweli urabeshya. Unadanganya. Udafite ukuri. Kama huna kweli uravuga ngo shakari yakuze atakuze. Udafite ukuri uva ngo ashera yakurebye akana kurebye. Kubera iki? Nta kuri kuri wowe. Ukaba ngo bamvuze kandi batakuvuze. Bambwirije kandi batakuvuze. Ariko Imana ishimwe iyo uvuzwe. Imana ibikunze mu ijuru. Kuko Bibiliya iti abakunda n'abacyaha abahana n'ibihano. Muhagare mushikamye mukenyeye iki? Ukuri. Iyo ni intwaro ikomeye. Ukuri. Muri kino gihe ukuri kwabuze mu bantu. Kino gihe ukuri kwabuze mu bantu. Ariko abana b'Imana baba bakwiriye gukora uko bashoboye kose intwaro y'ukuri iba yirambitse hasi. Hepfo hati mwambaye gukiranuka n'icyuma gikingira igituza. Mwambaye gukiranuka ugakiranuka muri byose. Muri byose. Mu magambo uvuga, mu byo ukora, aho ugenda, abusura, ukagira iki? Ugakiranuka. Mu magambo uvuga ugakiranuka. Umva, ni ibintu byoroheje ariko birakomeye. Ni ibintu ubona ko ari ibintu bisembre ariko ni ibintu bikomeye. Birarimbuza benshi. Data wengi wanaangamia. Birarimbuza benshi. Data wengi wanaangamia. Abenshi. Urugendo barunanijwe no kudakiranuka. No kutokuwa na kweli. Ariko abari kujya mu bwami bw'Imana. Imana nidufashe. Mungu atusaidie. Duhereze iki? Atupe imbaraga nguvu iyo ntwaro ile silaha wambaye icyuma gikingira igituza. Ndio ya kufunga kifua. Wambaye gukiranuka muti wa haki na chuma inayofunika kifua. Y'umwanza kurasha umutima. Kama adui anakupiga mshale kwenye moyo urarangira. Unamalizika. Gituza si hapa. Kifua. Hapa. Hapa ndio kifua. Si hapa kifua. Si wote umutima uri. Si kwenye moyo hapo. Bakurasha mu mutima. Kama wanakupiga mshale katika kifua. Utaishi basi. Nicyo iti Imana nayitwe. Mutware gukiranuka. Icyuma gikingira igituza. Kuko iyo umuntu akubeshye nawe ikagufata mu mutima. Kufika kifua. Uburangi. Unakisha. Chini eti kandi ikigeretse kuri ibyo kuri byose tware kwizera ingabo ariko muzacoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Twaragakiza chukue wokovu kama ngao. Ingabo ni ikinga. Ikinga mu gituza kugira ngo umwanzi atamukubita iki atakurasa. Asikupiga mshale. Abanzi ni benshi. Maadui ni wengi. Abanzi. Maadui ni benshi. Maadui ni wengi. Abanzi. Maadui bari kurasa. Wanayo piga mishale. Bafite intwaro. Wana masilaha. Turi kurwana kandi n'abanzi benshi. Ariko Imana yaduhaye intwaro zo kuyirinda. Ariko Imana yaduhaye ingabo yo kumukingira. Hari kitamukoreye. Imana iguha n'ibyo kuberasisha. Anakupa na mambo ya kuwapamia. Oya mwumve hepfo. Mwakire n'agakiza habe n'ingofero. Kofia. N'ibikingira umutwe. Imana yabiduhereza. Ingofero. Umusirikare wese afite ingofero. Umusirikare bagiye kumufunga. Kama jeshi baenda kufunga. Cyambere mukora n'urukweto. Ya kwanza ni viato n'ingofero. Kofia. Bakawe gutuye. Wanakuondoa. Basigaye bakakucha muri gereza. Wanakwenda jela.
nta ngofero ariko umusirikare w'ukuri ingofero ihorere ku mutwe ntakira agakiza kabe ingofero imana yaduhaye agakiza iyo akaduha ku buntu iyo mana yacu yarakoze iduhaye ingofero yo kudukingira iki izuba idukingira iki imvura nikababwira akagofero urumva ko ari akantu ka feke ni nk'abantu bajya basuzugura tuno twoye ni kama watu wanadharau manyoya utu ni frère cyabye huyu ni ndugu wa mzuri ni frère cyabye ni ikintu cyoroheje ubona ari kinyantege ariko gifite agaciro muri frère jisho nisha byavuga ati anasema kopi ndugu kopi kubera iki y'imvura iri guhumiriza imvura arareba agakomeza akagenda kubera iki Frère bitsikira amaze kujyaza cyakagayakubita ngo akabwira jisho ati Frère utekane genda hari amen akakagufero nako ugasuzugure kubera iki kagukingiye runini nicyo gituma mwene so uko yameze kose uzamukunda kubera ko hari aho udashoboye iyo ashoboye hari aho amusengera agashyira ivi hasi akavuga ati mana cyakumbuka nacyo ukibuka ni ikinyantege igihe ntabishoboye amen burya ni ukuvuga ngo nta mufure w'insuzuguro uhari nta n'igisenge kibi gihari byose ni byiza kubera iki kubera imana yemera kuzamukira yemera kwipfira zose amen oya umva imana nta kitadukora nubona umuntu waza abafurere ukiona mtu anachukia wandugu ukabona umuntu wabanza uzamenye ngo kwamba amegusa ndi umunyantege mimi ni mzaifu njyewe mu banyantege ndi namba ndani ya madhaifu na mimi niko mzaifu niko namba 1 ariko nzana kuna ifurere nakitapenda nikambabwiza wacha niambie kweli uzajye utembee hata ndugu alianguka gwarabyigeze hata alikuwa amewasi kuingia ntabwo rumeze nk'umutara utabizi kama mtu hajui kera nigeze kugenda zamani niliwahi kutembea ngeze kuri Goma nikafika Goma alikuwa anavuka mpaka noneho sasa nari murimo na Frère Kavekera nilikuwa na ndugu Kavekera kufa rero akanambia vuka hapo ati naterese atariko muri umuntu bakwakira hari umufrere bita Rurenga kwa ndugu naita Rurenga Rurenga akamwambia Kavekera akamuita ule kijana naona yule umuhungu w'umugabo bita Karekezi wari kabizi none mwakire muno yule mufrere wari kabizi bita Karekezi ndugu aliyekuwa umuhungu we mtoto wake acha nikubebe aho aba bari gukurura ngo bajya kunyambura Rurenga Rurenga anasema no utika makambo nayo ari kujidana musome batari cyana cyane igitswe amen burya no kuvuga ngo umva ana kwicaye mu warambwira nubwo byananiye ijambo yabwiye rikomeye nubwo byananiye ariko uzabona muri ubu butumwa bazatahiza iri jambo twakiriye ni umwimerere umva Yesu Kristo azamutse Golgota yemera gupfira wowe nawe yemera kubambwa kugira ngo tubeho amen
Imana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Chini yetu mwakira agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'Umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ni inkota upanga, inkota upanga kera zamani iwacu turanye naho bita kwa Rusigari. Tulikuwa tunakaa mahali panaita bagira inkota, tulikuwa na maupanga, barabamba ibyo bahatari bakubita inkota ngo zikawumira. Ubwo bwa mbere aho ndio wakati niliona upanga yakubita gutya wanasengera. Noneho rero Imana nayo ati ubwabisi bafite inkota, ubwabisi bafite inkota, nanga abana banjye bahaye inkota ariryo jambo ry'Imana. Muzabasha kuzimisha imyaro yose yakenewe wawe. Uba inkota, upanga, inkota ikana mu gihombo kubita gutya ikagarura ngo amen. Kumbuka kabibwiriza igakubita gutya ikamureba iragaruka igatuma runaka. Umva nyine ni ijambo iki ni inkota ifite iki mu gihombo. Amen. Amina. Ariko ingorane lakini shida yari gukubisa wakati na kupiga wakumukashe no kwiga bavuga. Kumbuka na jana kukwenda watoto wake kuvuga baje bavuga no kubanza nasema na wengine. Unajua kera zamani samahani napenda kutaja ya watu wa zamani. Tulikuwa mahali wanaita Budasi. Nani watu hari mu gisisiro kucya kirekire maze bifure byasohoka. Ndungu binamutongana ariko alaka mana muramutse wabeni kibando we wabeni kodi mafimbo ndakomana ngo umunsi bazoza piga mafimbo bongewe abageze leo walifikia walipiga mafimbo walitwanga n'inkoni bamukubise fimbo walipiga ibi bantu bamukubise hari nyafu bamucishijeho ariko ryajambo uko ijambo n'inkoni fimbo ariko yutaje ngo bakuvuze kama unarudia bali kutanga no mwijuru na mbinguni bazasiba kutonya watakuja kusema sababu atakusahau. Biblia iti wale ninaopenda na watembea na malipo. Abakorinto 10 Wakorinto sura 10 wa pili, Wakorinto wa pili sura 10. Shairi ya 3. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, hata tunatembea tukiwa na mwili wa mtu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, tupigane ndani ya kimwili wa watu. Nubwo tugenda twambaye umubiri w'abantu wa wanadamu, twambaye inyama n'amaraso, ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu. Nicyo yituma ntarwana na Chantal. Yo maana tusipigane na Chantal na Buhinzi. Siweze pigana na Buhinzi. Oya. Hapana. Ntabwo umwanzi wanjye ari Olive. Oya. Ntabwo umwanzi wanjye ari asifiwe. Oya. Umwanzi wanjye ni Satani. Shetani. Amen. Amina. Uwo niwe mwanzi wanjye. Huyo ndio adui wetu. Biblia kugenda twambaye umubiri w'abantu ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu. Amen. Amina. Turwana mu buryo bw'abantu. Hatupigane kwa mwene data hamwe na mwene data. Mungu anapambana ndugu yake. Jua kwamba ni shida ndefu. Musa akashuka. Agiye gusura bene se. Aenda tembelea wandugu wake. Akashuka. Ageze hepfo. Aliposhuka chini. Asanga mwene se. Afashe mugenzi we. Anakamata mashino. Na nini? Urubahanza ari rumwe. Uri kubahiga ari rumwe.
inkota iri kubahiga ari imwe none namwe mutangiye gusubirana none namwe mutangiye kurwana mbere imwe Mose icara yari gukora kwari ukubarwanirira ariko agiye gutangara ababaza no kubona ibintu se bihanga arababara bimutera agahinda icyo cyatumye bene se baramwirinda nenda kugeza umucamanza Mose bariruka abarahunga ahunze iki urugamba rwa bene ariko bibiri yiti nuko twambaye imibiri y'abantu ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi izo ntwaro zifite imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi umva hepfo no gusenya ibihome no kubikubita hasi dukubita hasi impaka mabishano tubikubita hasi tunabipiga chini impaka mabishano ugasanga abafrere bahanganye bari mu mpaka ariko biriti amagambo menshi avamo ibicumuro dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo bigororere Kristo unasikia lakini Mungu mbona hawakuwa pale walijua je tunafika mateka vinavyo ijambo ry'Imana ni inkota Mungu ni upanga inapika inaendelea mahali pote. Amen. Amina. Kandi pia twiteguye tunajiandaa guhora kutumvira kulipia kisasi kutumvira kwayo uzasohoka utakapotimilika kulipia kisasi umuntu wese tumvira ijambo ry'Imana umuntu wese ashaka gutunda ijambo ry'Imana twiteguye guhora kulipa kisasi umuntu wese tumvira ijambo ry'Imana ni agomba guhanwa anapaswa kuadhibiwa agomba guhanwa anapaswa kuadhibiwa niba turwana mu buryo butari ubw'abantu urugamba turwana ari urugamba rutari urw'abantu n'intwaro turwanisha atari iz'abantu ubwo icyo turwana nacyo ni imyuka mibi y'ahantu murabana b'Imana nimuhagarare mushikamye umenye wo kurwana nabo umva Dawidi ati unteranye uducumu n'uducumu ariko njyewe reba Dawidi amanutse uranteye n'uducumu unteye n'inkota unteye n'ibyo ari byo byose ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzumye iyo njyewe nta ntwaro mfite nta mbunda mfite nta n'inkota mfite ariko icyo mfite kimwe nishingikirijeho n'Uwiteka Imana urugamba si urwanyu mureke kwirwaniriza yabarwaniriye n'imwe ni Yesu Kristo azamutsinda. Amen. Ni Imana idushaka Mungu anatafuta kwetu. Amen. Amina. Dukomeze. Tuendelee.
Timotheo ya kabiri ya pili Timotheo ya kabiri Timotheo ya pili ibice ni 2:3 sura 2:3 unasema eti uje ufatanya nanjye kwihanganira uje ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Ufatanya nanjye kwihanganira ibigeragezo uko bikwiriye umusirikare mwiza. Umva umusirikare askari mzuri bagupanga mu mvura, wanaupanga kwenye mvua, abandi mugamye, wengine wanajifunika mvua, bari mu nzu, wanakuwa ndani ya nyumba, wowe ugahagarara, wewe unasimama nje n'imbunda yawe na silaha yako, mu bukonje ndani ya baridi unasimama. Ni ukubera iki? Sababu gani? uri umusirikare. Wewe ni askari. Hapo ni nasikia vizuri, oya umva igisirikare sikia askari. Basirikare imbere, basirikare imbere, uri munabaratanye yabana suje ruzaba ndakabashikira kwikora musaka basirikare imbere, basirikare imbere basiko uri munabaratanye yabana suje ruzaba utari umusirikare nana sio tukwaje bene data ndabashiki bacu data zetu buri wese n'umusirikare. Umva haba bikomeye umusirikare, byaba byoroshye umusirikare, haba mu ntambara umusirikare, haba mu bigeragezo bakuvuge bagutuke hagarara umusirikare. Uzigahagarara muri yamvura yobe ko hari amazu ahari, ntabwo babiyobeye ko amazu ahari, arabizi ko amazu ahari ariko se kuko atagiye ubuzima bagutuka ugafunga mu munwa kuko akantu kawe kacitse akantu kawe yabasha kurakara ubuzima byakunanira ufanye ariko kubera iki wacecetse wakwandikiye umusirikare yaramubwiye ati unga mudamu kubera iki umusirikare ni ukwihangana mu mahwa agasimbuka kubera iki guca mu mahwa. None se wajya n'iki gisirikare yarambwiye ngo ahariho hose nzahasha, byaba bikomeye bankunda bansura batansura nzihangana, nzakomera hehe mu gisirikare nyine. Amen. uko watansuye Bwana wakunitembelea nitarudia ndani ya kanisa lao. Unaona kwaje bamfasha Hawa nisaidie waje mu gisirikare ngo bazamfasha ndani ya kijeshi msiku wa kusaidia mu gisirikare ndani ya kijeshi hapana uliza tambuliza yabaye mu gisirikare aliwahi kwa jeshi. Umva sikia baramubwira ati unamwambia rero ubu leo adui ali hadi adiko pale kandi umunsi urara leo ndio utalala none kandi fundase Bwana atanipiga masasi nawe nyine na wewe mmoja ugomba guhangana nawe napaka pambana naye. None imvura nigo ko yakugama mujya kugama na gutwara amateka kama naenda kuchukua mateka umusirikare jeshi umva sikia gukomera utitaye ngo aduyere hariya, utitaye ngo barandeba, utitaye ngo bamvuze, utitaye ngo baneguye, utitaye ngo bamusuka. Umva niyo ni gisirikare. Umva haba mu byiza songa mbere, haba mu bibi komeza imbere, kandi gisirikare azahemba. Amen. Ni gisirikare nyine jeshi
oya byumve neza Sikia vema. bakabakubita impungure Wanapiga abandi bari inyama wengine walikula nyama. uzima yo ziba Anasema kwenye ariko kubera ko igisirikare bamwandikiye Yesu alimwandikia ni impungure bamwandikiye ni mihindi. akazihekenya Anazikula kongera ko ziyazintera igifu mbona zinaleta none ko waje mu gisirikare waje muzajya inyama utakula nyama basi. Hakuna. nagiye mu gisirikare Mimi niliwahi kuingia ndani ya Yesu. Nilipofika huko nyumbara basi bimwihagara samahani, ngezeyo wakati nilifika huko ngeze igabiro byinshi ya kwenye gabiro nikaingia noneho hapo hapo mukuru bamwita Karaki kulikuwa jeshi mkubwa anaitwa Karaki, Generali Karaki Generali Karaki yagomba kuvuga ngo pfa anasema kufa unakufa. arampamagara Akaniita ukumuga ngo ntwana kumbuka kuya hapa ufite abana bangahe na watoto wangapi? ukuvuga ati ufite abana bane Nina watoto 4. neza ati Kweli? azunguza Akadurusha mu gisirikare ndani kwa kijeshi imyaka ingahe mkubwa anakuwa na wapili au utarudi aturasubira mu rugo utarudi nyumbani. wewe ko nta tike mfite Mbona si uje mu gisirikare ngo bazaguha imodoka hakuna Afrika ndani ya jeshi watakupa gari. wari uzi bazaguha imodoka Wewe watakupa gari. umva Sikia. ntabwo hano waje mu rugo Hapa kwa ndani ya hekalu ugomba gutaha n'amaguru napasha kwenda na miguu. Yes, navuga ngo nawe biba kuvana ibyo kugira tukagabira mpaka byumba turasigana nge nawe tukabishana mimi naye, ariko Imana lakini Mungu icyo yakwandikiye Mungu alikwambia atuweke kwenda nafasi. abandi babinjije aranga kumbuka bitewe n'abantu ufite Ni watoto wako ndio nyumbani ababaje bose n'abana basi walijaa kwa na watoto. Ni bahati yako. Mbona nilijia mie basi? Sikuwa nao. aravuga ngo taha Akamwambia rudi. nicyo gituma mu gisirikare Ndio maana ndani ya kijeshi kucyemuye ngo ntabwo wari waje ngo tuguhe imodoka au kukuya tukupe gari. aba umusirikare agenda amasaha 24 ari kugendesha ibirenge nicyo gituma muri uru rugamba turwana natwe tugomba kugenda haba heza haba habi tugomba gukomeza urugendo Sijui kama mnanisikia vyema. Tunaanza kuri training tuko kwenye mazoezi. abantu bagaca mu mihanda Wagaca ndani ya baro ndani ya poli. dukomeze Tuendelee. mihanga tukurangiza Subirini tuko karibu kukomesha. Abakorinto ba kabiri Wakorinto wa pili 6:7 6:7 Abakorinto ba kabiri 6:7 Wakorinto wa pili 6:7 haravuze ati unasema eti tuvuga ijambo ry'ukuri dufite imbaraga z'Imana kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso. tuna silaha za kushoto na Tuvuga ijambo ry'ukuri tunasema neno la kweli dufite imbaraga kandi dufite intwaro z'iburyo n'iz'ibumoso. Mu cyubahiro ndani ya heshima no mu buhemu ndani ya kukosea no mu mugayo ndani ya lawama no mu mashimu na mashukrani mu cyubahiro ndani ya heshima no mu buhemu na kukosea mu mugayo ndani ya lawama mu ishimwe dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi abukuri. ya kweli ndio dutekereza ko turi abashukanyi ariko turi abanyakuri. lakini tuko wenye haki mu mugayo ndani ya lawama mu kugayewa na kualaaniwa muri ibyo byose ndani ya mambo yote, ariko tugakomeza lakini tunasonga mbele tukavuga ijambo ry'ukuri kusema neno la kuko Imana riduhaye. kama vile Mungu alitupa. Dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire. Dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi
turi bazima tuko hai dusa n'abahano ariko twicwa lakini dusa n'ababara ariko twishima iteka dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi kabisa. kuri iyi si turababaye, kuri iyi si turahangayitse, kuri iyi si umva ntabwo tunazwi, hatujuriwe yabaye tuzwi natwe tungalijuriwa na sisi igikanisa cyacu kama tuko na kanisa kubwa ariko sinituzi tunajuliwa na nani? idutuzi Nani anatujua? ariko Lakini igikuru aho kumenywa i Roma tumenywe mu ijuru kubera ko yamuhamagaye agasenga abantu batumenye cyangwa bamwe bamubwira ati ese twagukorera iki tujye kumenyekana na watu ikinezeza kwibera mu bacu. Amina. Imana imushaka Ndiyo Mungu anahitaji kwetu. Jeshi wa kweli. Haba mu byiza awe mazuri, komeza. Songa mbele. Haba mu ntambara komeza. Songa mbele. Haba mu munezero, haba mu izuba, haba mu mvura y'amahindu. Batamuriza n'ikibunda, batamuriza na silaha, imvura arahagaze ngo mvua anafanya hivi, urubura rukagwa, teruti na urubura ruri kugwa wajya kuga kujikinga. Oya, hapana, jewe mu mategeko nasinye, haba mu mvura, hata mvura, haba mu bikomeye, haba izuba rikumena ingagahanga, jeweho ntabwo ibyo byose ntacyo bintwaye. Kubera iki? Wanyaniye igisirikare yawe ngo njye nihangana. Niba kuvuga jya wihangana, niba gutuka wihangane, niba kuba muri kibi iyo ariko icyo nzi neza ko wahamagaye azi ko ni cyiza. Oya murebe hano, tazama hapa izi ndabyo maua hii ko zidasa, mbona haifanani? ko zidasa hazifanani, ziraresha se basi siko kimoja basi. Harimo ingufi, fupi, harimo n'indende, harimo iz'umukara n'iz'umuhondo, izitukura n'iz'icyatsi kibisi. N'Imana nayo umuryango wayo harimo abanini, harimo n'abatoya, harimo abagufi, hakaba n'abarebare, harimo izuru rinini n'abazuru barebare, n'ab'inzobe n'ab'imikara. Ariko muri jaride y'Imana byose y'ibirebye biravuga ati nyarebuje. Kubera iki? Yatugiriye igorogota, yagiyeyo kandi tuyihaye, yagukoze uko ishaka. Umubumbyi ajya abumba ibibindi, kimwe akakigenda kukijyana kuri bathroom, ikindi akakibumba akagishyira ku kabati, ikindi akayigira icyo kurira mu gitaka icyagiye kuri bathroom niho bakigemeye kigashima, ikigiye ku meza kikavuga ati sawa asante data ngaho wangeneye, iki nayo kigira umutako akavuga ati nanjye hano nanjye ndahanyishimiye. Kubera iki? Byose umubumbi yagenewe ikintu cyose mu mwanya wawe. Imana idufasha kuko turi abasirikare beza dukomeze urugamba. Yesaya 5:9 murongo wa 17 yambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, yambara agakiza kaba ingofero, yambara n'imyenda yo guhora, ayigira imyambaro, yambara n'imyenda yo guhora, ayigira imyambaro, yambikwa umwete nk'umwitero, yambikwa umwete akavikwa bidii. Nze dusomera icyo Kinyarwanda neza, dusomere ile Kinyarwanda vizuri. Kuri 17 hari Isaya 57 59 aho nshaka ni haraye mvuga toyi pale, natafuta ni pale chini kidogo.
usome buhoro buhoro. Soma kidogo kidogo. Akavaa kweli kama chuma inao ngao ya kifua. Akavaa wokovu awe kofia. Akavaa na nguo. Yambara n'imyenda yo kuhura. Akaifanya nguo. Yambara imyenda yo kuhura ayigira imyambaro. Yambikwa umwete kama jo mitero. Yambikwa umwete. Akavaa jo. Bikira yambara umva bamwambika imyambaro yose bamwambika n'umwambaro witwa umwete n'umwitero haba bikomeye haba mu mvura y'urubura haba hameze hate akagenda atitaye. Ngiye ku materaniro muri iyi mvura no muri iyi mbeho ingo yambara umwete n'umwitero. Ejo hari imbeho jana kulikuwa baridi. Kumwaje gutera ntimusi. Mbona muri kusanyika? Kubera iki? Sababu gani? Umwete uri muri wowe. Udatinya nubwo iba hari inyababa. Hata kona baridi kubwa. Inyababa murayizi? Baridi ya inyababa. Ile baridi ya ni imbeho igenda baridi. Ubona iri kugenda iri kutambuka inayibona. Unapopita unaiona. Abaraka ari utuntu dutambuka gutya tugiye ariko tunapita kwa kidogo ariko kanavuga ati tunasema hasi yavuze ngo kwirengagiza guteranira hamwe saulisha kusanyika pamoja unaenda wa mwete bamuha ile bidii walikupa kamusoze. Wacha tukomeshe Ingoma 32 Mambo ya Nyakati 32 umurongo wa 7 n'umunani. Sheria ya 7 na ya 8. Wahabonye ihuye aliyepapata ahalikishe. Ngoma za 2:32 Mambo ya Nyakati n'umunani. Sheria ya 7 na ya 8. Mukomere mushikame. Nimutinye. Ndio. Kandi bigukurwe umutima. N'umwami wa Ashuri. Amen. Amina. Kandi ingabo ze zose ziri kumwe nawe kuko iyo turi kumwe bikomeye biruta abari kumwe nawe. Amen. Amina. Amina. Uruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri. Mwili Ariko mu ruhande rwacu upande wetu tuko pamoja. Amen. Ila tutasaidia na pia kupigania vita zetu. Lakini wanadamu wanajitegemea watu ama neno mfano Ni mukomere mupongee mushikame musimame kimukuru mu mutima n'amagambo yo mwami wacu. Ibikangisho ni byinshi ibikangisho ni byinshi ariko ntibibakura umutima. Ibyo byose intwaro dufite zirabiruta. Uwiteka Imana niwe uri kumwe natwe. Umwami wacu afite intwaro z'abantu ariko aravuga ati twebwe urugamba rwacu n'urwo Uwiteka Imana ntabwo twirwanirira irahari itubereye maso. Mwe gutinya iyaduhamagaye nta n'izasoza urugendo.